Yes, alright, nizere komeze fresh, nizere komeze neza, mwe mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro n'amakuru on Time TV, your channel, your chest. Dukomeje kugenda tubategura muri hirya no hino, abari hano mu Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo, abari mu mujyi wa Kigali wa One. Baye karibu namwe mwese mutwumvira mu bihugu bituranye n'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse n'abari hirya no hino ku bihugu bigiye bitandukanye byo ku isi. Ni Sebastian Abaskama kawa kuri On Time TV ubasuzana nabaye ikaze aho muri kano kanya tugiye kugaruka ku nkuru. Ni inkuru nk'uko umutwe w'inkuru wabibabwiye, nanjye numvishe numva biranunguye, ariko ndavuga ni isigira ibyayo, ibihe bijyana n'ibindi, iminsi irashira indi gataha, ati nawe wamenye ushobora gusanga koko ibyo bavuga ari ukuri. Ni inkuru y'umusaza w'imyaka 70 ngo wapfuye yiyahuye nyuma y'uko yandikiwe ibaruwa imusaba kureka ubushurashuzi. Ibi ndi kubabwira byabereye mu karere ka Rusizi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri On Time TV, ngwaye ikaze kandi wumve wisanzuye, wumve utuje, wumve umeze neza. Igitekerezo cyawe nyandikira muri comment. Niba utarakora subscribe, nyamure kuyikore, nakundi bayikora bakanakora n'amagambo yanditsemo subscribe rembe y'izina On Time TV, ahitaza akameso k'inzoga nakugakandaho aho wibere mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Mwereza ubutumwa bugufi, notification, ukaba mu mbere bamenya amakuru agezweho. Niba unankurikiye warakoze subscribe, kora like, ari nako ushobora gukora share ino video ikagera ku bantu benshi hirya no hino. Reka twihute iyi nkuru mumbabarire, ntago ndi buze gushyiramo ibitekerezo byanjye, ahubwo ibyanjye nawe turaza kubyandika muri comment. Ngiye kuyisoma uko bayanditse, ndayimanuka uko bayitangiye uyumve, hanyuma nawe uze kubona aho ugira gute uhera uma ibitekerezo. Iyi nkuru ngiye kubabwira iravuga ngo n'umusaza bita Nezimana Alfred. Yitwa nde? Nezimana Alfred. Ni umusaza w'imyaka 70 yari atuye mu mudugudu wa Rwahi mu kagari ka Gatsiro, ni mu murenge wa Gihundwe. Ngo yasanzwe mu cyumba amanitse mu mugozi, ngo bikaba bikekwa ko yiyahuye nyuma y'ibaruwa yandikiwe n'umuhungu we ku munsi wabanje amusaba kureka gutereta abana bato, nyuma y'uko umugore we yitabye Imana yakwishumbusha undi, abana be bakamwirukana, bigatuma uno musaza aba wenyine. Aba bana n'abagome. Kuki papa wanyu arabariza arabakujije ashaka kwishumbusha, muramuhangamiye koko? Ariko dukomeze mwumve rero kugira ngo uze kumenya aho uhera igitekerezo cye. Nyamuneka ukore subscribe unakande like, sibyo? Nizere ko turi kumwe cyane. None ino nkuru ukuntu nayibonye ndende iravuga ngo urupfu rwa Nizeyimana rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa 7 Ugushyingo 2021, ubwo umuvandimwe we babanaga mu nzu yagiye kumubyutsa agasanga urugi rw'icyumba rukingiyemo imbere, yahengereza akabona asa n'uhagaze, bigatuma atabaza bakica urugi, bagasanga amanitse mu mugozi yapfuye. Turi kumwe hano. Bakomeza bavuga ngo abari mu kigero cye, ubwo ni nyakwigendera, batuye muri aka gace bavuga ko kwiyahura kwe kwaba kwatewe no kuba nyuma yo gupfusha umugore yaraje gushaka undi mugore, abana be bakamwirukana, bigatuma uno musaza abaho yifuza iki? Umugore. Bakomeza bagira bati uyu ni umuvandimwe witwa ngo Nivunwa Bernard watanze ubuhamya. Yavuze ati nta kindi Ruferedi yarapfakaye, azanye undi mugore, abana be baramwirukana. Wabonaga ko ari umuntu wabaga ashaka gukurikira abagore uko yagendanaga ipfa. Uri kumwe? Urumva ko hari uburenganzira yari yarabujijwe. Uwitwa Mukeshimana Beatrice nawe yagize ati nubwo yari afite imyaka iyo ngiyo 70 yose, ariko yari agikomeye. Yengeraga abaturage ibitoki bakamuha amafaranga, ariko nyine ngakagira ikibazo cyo gushaka umugore. Nawe uruyize uri umugabo, kwihangana k'umugabo ni ibintu bitoroshye. Yari yarashatse undi mugore, abana baramwirukana, ku buryo yahuraga n'umugore akumva aramushaka, akaba yanagusumira abishaka, nawe ukitaza nyine. Uyu ni umugore utanga ubuhamya nyine, avuga uburyo umuntu w'umugabo yari ameze neza, ibice by'umubiri bikora neza cyane, nubwo nyine
bitagenze neza. Uko gushaka abagore rero ngo bivugwa, ngo bikaba bivugwa ko uku gushaka abagore bivugwa ko byakomeje kwiyongera, akageraho ku munsi w'ejo abipfa n'umuhungu we wamuhanuraga amubwira ko bitamukwiye ku myaka ye, bikageraho yanamwandikiye ibaruwa ku mugoroba imwihanangiriza, ndetse bamwe bagakeka ko yiyahuye nyuma yo kwisoma. Uyu muhungu we ngo yitwa Habanabakize Gerard, yagize ati ejo hari imyitwarire yari yagaragaje itari myiza, ari kumwe n'utwana dutoya atubwira amagambo nk'ayo asaba ko yamubera umugore. Ngiye mubwira ko iyo myitwarire idahwitse, ndanamwiyama cyane bikomeye, ariko kubera ko atumvaga neza namwandikiye ibaruwa musaba ko agomba guhindura imyitwarire. Hano nizere ko turi kumwe. Ati umugore yazanye hano bakomeza bagira bati Habanabakize akomeza avuga ko icyatumye umugore wa kabiri umusaza yari yashatse bamwirukana mu rugo atari ukwanga ko ise agira umugore, ko ahubwo ari ingeso mbi z'uwo mugore bivugwa ko yagenzwaga n'imitungo. Yakomeje agira ati umugore yazanye babanye hafi umwaka, ariko biza kugaragara ko uwo mugore ari ibandira ishaka kumusahura imitungo, rimwe na rimwe rikamwiba amatungo rikajyana iwabo, imyaka akayisarura mu murima akohereza bene wabo bakayijyana. Biba ngombwa rero ko umuryango wemeza ko agomba kugenda. Bivugwa ko uyu musaza yari amaze iminsi aca amarenga akagiye kwitaba Imana, ngo yasezeraga ku bantu bakagira ngo n'urwenya, ari nabyo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Iyakaremye Jean Pierre ahera avuga ko iyo aba muri hafi baza gushingira kuri ibyo bimenyetso bakamwitaho bitari kugera ku kwiyahura. Gitifu agira ati yiyahuje umugozi, ikiziriko twanasanzemwo urwego mu cyumba cye yakoresheje amanika umugozi hejuru. Umusaza yari amaze iminsi abivuga, abantu bakagira ngo ni brag, avuga ko aziyahura cyangwa se ko azajya mu kivu. Utwo tumenyetso rero tw'umuntu wihebye, abantu bagiye baduheraho bakamuba hafi, bakamugira inama, bakamwereka ko ubuzima ari bwiza kandi bugikomeza, abantu biyahura bagabanuka. Nyuma y'uko polisi ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha bahageze bagakora iperereza ry'ibanze, umurambo w'uyu musaza wahise ujyanwa mu bitaro bya Gihundwe mu gihe umuryango ukiri gutegura kumushyingura. Ngaye nguko niyo nkuru y'Urusizi, aho umusaza w'imyaka 70 yapfuye yiyahuye nyuma yo kwandikirwa ibaruwa imusaba kureka ubushurashuzi. Ese ibi bintu murabivugaho iki? Nge nta comment ndibuze gushyiraho, ndajya nsubiza nkurikije ibyo mumbwiye. Nyandikira muri comment. Turi kumwe cyane, turi kumwe. Sebastian Baska Makawa on Time TV. Ndabashimiye cyane.